kumva wowe dore ubwo umahagije ni kimwe sibyo igiye gukurikiraho rero ngiye kubigusobanurira uyu ndiyo nshaka nanjye kumenya gutereta ng'abandi indabura n'abakobwa mbabaza ati ewana mbwira amagambo ko muvuga meza nanjye ndagavuga wowe yabiterwa ubundi dore ukumva ngiye kubigusobanura mu buryo bugiramo ariko ngahera hari uburyo bwinshi wateta mu mukobwa nanjye ngo nshaka kumva ngiye kubwiramo mu buryo nga butatu kugira ngo ukubwire ko uramanza ugira ute Mutake ko mutapati ngaturi. Sinaho shaka kugorana. Nose ndi wamaze kugenda wazi. Asa kuya mwana. Ese birakubera nshiramo mukanya none. Ndari turabiraho dusoje. Bura ngiye kintu kimpabaza. Kintu cyo kimpabaza ku mutima nuko gutereta umukobwa mwiza tugahagarara kumuvugisha bikana. Ibyo bikunze kuko usure benshi. Nanjye rero nubikora bigakunda. Izina ry'Imana n'amafaranga ndagagwana izaje nizaje. Sawa. Biramubaza byatari. Nta kibazo. Sibyo ngiye guhereza sample z'uburyo bugera muri butatu. Uteta mu mukobwa ugafata. Ukumva? Ubundi umubebe. Umukobwa. Ukumubona. Urikono ngo ukundaga. Neza cyane. Wamubonye? Araje. Uramubonye. Umusifuye. Baby. Karara. Ikintu cyambere ngomba gukora. Ijwi nukurire meza. Ngagute nyine mbugugera jakane kurire meza ijwi rikaremerere karemera ngagute nyine kuguremera ngaguvugira hasi kuremera ijwi nukuvugira hasi baby Makuru ni meza tu. Bari waragihera ko nari nakuze. Habigiye wese shabana b'Ikigali barabazi ukuntu bahiye. We ntabwo uzi gutereta mani wowe ubireka mani. Kigali byari ndi Kigali. Nari ndi gutereta cyana bura wowe ibintu byose. Ibintu byo gutereta undi we ntabwo abishobora. Nawe usigaye ugerageza. Hiri fati. Urumva? Iryo jwi wagisute wariremeje. Iki cyo gutora ubwire. Ukumva? Ijwi wagisute nariremeje. Warigeze ute? Nariremeje. Okay. Urugero. Bimeze bite? Subiramo. Bimeze bite kashyiramo? Bimeze bite? Ngiye ukumva nagucya Mista NAJUA. Ngiye ukumbona gutya Mista NAJUA. Nagukunze cyane. Nagukunze. Mu gukunda rero buretse. Buretse. Turakira bikindave. Kirege kivemo. Nge ndakunywesha pakusinzi cyaje. Buretse cyari kingozo buretse. Tugeze bimeze bite? Ngiye nakukunze cyane. Ese wanyemerera tukibera inshuti. Uri kubagano? Tukibera inshuti bisanzwe. Kuba inshuti n'akanda nabari. Nyinumfasha niyo nzira. Ese wagenda bakamanza kuba inshuti. Bese wagera mu gatandatu utanyuze mu mbere mu kabiri mu gatatu. Izo mu gatandatu bigarura no kuba inshuti. Nose ngiye kwemba manze ngubwire. Reba mubanze mubwira ute ubanze umusabye iki ubushuti kandi ufite iki icyo ushaka aremeye nawe rero ndikumva ibyaye byanjye babinzubiza noze banza wumve ngewe nakwe ko njaka kubashira nabo ukanyigisha kundu namutete nutange kuzana ngo ibyo njutse wasigeze ariko ngena arangije ariko urambe ibyaye byanjye ese wowe ngo gute hari barangiye Kigali byaremeze bite Kigali n'uburyohe impano zibyana abundi hamakuru y'inase ubundi amakuru y'imisi ina rero man ino umve ngo wa mukobwa wa nyuma nyine wa mukobwa mu cyaro wa nyuma umva urenze nyine ondi ushobora kujyana nyine ukageranya nabandi ngabo uri kuvuga nyine ubu ngubu niwe ndi kubyimba ubu ngubu we mwana ubwo bugufi bwa rida wowe hagara imbere y'umukobwa buriya ni ukuvuga ngo abasore bagufiya nitwe tugezweho namwe mureshya gutyo rero tuhagarana nawe se abona umubangamiye we nawakwemera nakwemeza sure apo dukomeze ibyo duri kumbwira John muzina nitwe tugezweho watereta wowe ko babyibagiye wa magana atatu kangeze magana atatu kangeze ngene nabuze kintu ngo tukizana no kumva ibe bakabwira mubaye inshuti baratumwe ati cyangwa ko tube inshuti ahita avuga ngo yego igata ariko bibaye byiza wanarenza ugashyiraho niki ntako busheri ibyo by'ubusheri rero iyo bigeze kuko busheri ndangwaye magana cyangwa uri mugabitse uragambera rimwe wabugabitse uragambera rimwe akiki
akobushiri wakomera ukakarenza n'amabizo ujyabe singege tayari no baragufunze umuntu ndabashire n'undi bibabyo bitarimo uhe baragufunze wowe ujyanye na bizu kubako kabandi oho rimwe na rimwe bigabona gajya cisha ujya reka buriya iyo ukuntana n'undi urumva yuko uretse nagaru ukuntana wigenje bire mba njaka kuvuga ikinyamurya wigize professeur nawe uri kibazo cyane ikinyamurya reka ni professeur Mista NAJUA professionnel la mejelege mese abajete ibyo se bizagenda imbere y'abakobwa uretse njye kubanura ibintu byose gore setayize ibintu byose aramuka tubande bakoni kwandengeza kiki kuko arabyemeye niba byemeye gikurikiye niki makakanimero nazakazimba akanimero namara kukaguhereza mubazi wabo kandi wabo mbazi wamundahaje wabo urazi umukobwa ase nuwe kutanamumbwiye ni Miss Angel ngwanje no uriya mukobwa w'inzobe uri mugana hepfo uranisheri wanje ni rero ndi kukubwira zishira utora muterese kumwe kunamutere nakago niwe njaka ko abasheri wanje man ni ukuvuga ngo nyine nda nyine ngo zigutereta urumva genda uterete uriya mwana noneho tanyamanika uzo ndacyari gutereta uzo ndatereta kangahe izo zandi ingabo zawe ngo hagenda uterete uriya ni sheri wanje ngaho si niba ari sheri wagenda umuterete mbibone John ni dushaka sare kanze mwe ndiga kandi uterete ndiga nana bitese ndina yanyoko none njaka ko dukuntana none ugenda umubwire ati urumva umuhagarike nimuzike tumusange wabo tumusange wabo genda ukomange nyiriwe yego ngiye rero muri Mista NAJUA mbondo umuturanyi wawe makurusi ako bundi wayobye nawe aya narije kukureba mbwire ngo urangire niba wayobye imana ntazamwe kubuze hose mwana mbuze hose turazi tuziranye se nzihese njye niho nakubona oya buriya nakubonyeho ndavuga ndi ndaza gukurikira menye iwanyu niko gukurikira nsanga iwanyu ari hano wambonye umuhanda gwanyu kabisa iwanyu kubona wowe wasaza ahubwo sinzi ikikuzanye ahubwo vuga ikikuzanye wanditse tukavugana tuvugane kane tuvugane turavugana nakubwira ibyo turavugana ntacyo navugana ntabwo sinabamanga sinaba nubwo sicyo tudapanga ni reka ntabwo napanga nawe ahubwo se waruje kureba nde mwanyu mbwire nyine wicare iwanyu ariko ubwo ugiye wahereye umbwira uca ku ruhande wavuga niba ushaka amazina yaraguhereye wandi umuturanyi wawe rero bima impamvu yo kuba nagimite naba inshuti yawe ejo bataza bakakwiba ndi kurebera bazagira ikintu kikibaho ndi kurebera aremeye ariko biba byiza warenzaho n'iki nakubusheri ahubwo aho ngaho ngiye niho ndi gushaka akubusheri rero narize kugutereta tereta bakubona inyangufi we ndi mwiza nyoko ndi mwiza nabone leta mbibonere ko kuri guranyi yegeza imbere none uje utakazanye se ubwiye uje kureba nta gahunda n'imwe dufitanye nawe nagirana nawe umuntu reshya gute mwa ariko si wanyuni iwacu nakubwiye turaziranye ntabwo ari ubwa mbere duhuye wenda ni ukuri kubica ku ruhande ariko turaziranye ntabwo ngiye namenyana n'abantu bagufi gutegereza rero uzamenyana nabo umureshya tereta mbibone nyine ndebe ndabakubwira turi kugenda nanjye n'ibicamo abantu magana n'ibicamo kinje ko byaciyemo rubi byaciyemo ahubwo twicare iwanyu iwanyu si wasi ntabwo ukuye se uzanzane iwacu iwanyu nanjye nicaye cyangwa nyina ndabe mufite mbona nigendere sinzi ibyo urimo
Njye tutavuganye se. tuvugane kari ko ntacyo twavugana ahubwo taha urugendo rwiza uzagaruka utereke va muhungu yereka mwira murongera kumoze ejo nje zino kurambu inzira namye ngo numatse gatatu yapu ubwo bugufi bwako angegira ushoboye naje wetegereza urege ntabwo wabishobora guteza mwana wawe ngawudu tukabaze rero ko zini banje ari mubaze umva se ukatsi ibintu cya mbere ni confidence umva wifite icyizere kumva ijwi riremeye bitise cumuka ikisi bingugaruka sikumve ndi kubona ari umwana ngaba ndi kubona ari umusaza yashoboka gutesikana ndi kumubonera inyuma ngabona ni umwana narahindukiye mbona ni umusaza arashaje cyangwa ni se kuri expense utekereza yashoboka ko yabari sogokuru wese utari se umukozi waho se oya umukozi w'umugabo se uzi umusaza yashoboka kuba ari se ari se rero wakwitwararika kinyabupfura ikaza imbere ugahita umuvugisha neza ucumuka niba ari se mwandarango nta kibazo kanye Niriwe. Nibye. Biteze. nisi kugarutse ubu nimwe mutarangizanyije Temwa. Ndi kwaza cha karasa. Mwagani misate imbaza. icucu Chawe ndakuzana abantu bahamwe reka reka. usamba byuru kubona Abantu bagre baragaca. hano ndi ndihe Muzoje gukora iki? ahubwo suje gukora iki Kisano kari kwa jeri wanje. Hari kwa jeri wanje. witwa ndetse Miss Angel. Arangutaka cyane ngere buzi nukapivu. ahuriye Agujuru ndo kumbaza. kagabo karese nawe mwakundanye nawe gute mwamenyanye Bagrengo no fito kuresha. Agundo ajana ukora iki? ahubwo soje Ngo gupfaga ni funi hambi. mani ko rero barabiguhembera Musanze agashumba mwa. yavava mani Nizushaka icyana mwaje gukora icyana. kirasoni cyane Byuzi birakurebera. Ese muje kwa Kazano Uvazo wari wanarubira kureba mvura mwetu. Mwagari musateri myumbati isikiwe. ama byose ibyo bingana Umpeti utandu. Aba nagira n'ibyinganyura dore Nagusepera. Bose myisha wagira Amuvuna muheto. n'indazi z'ijana zara hepfo uje kureba ubwo se murarebana mu maso Ibyo byuraga ni imivuba rigena bifobaye. gafite ibyo mu maso wagira n'ibikara basase Byuraga ni tumbe imbere bambwa bareka kundesha Mbese bagutoraguye he kwaga ngo baragutabura. Ngo Mista ari nagusanyura. bambwa Agusepera mu ndari gutera ubwo bundi wacucu Ngo gupfaga ni funi hambi. magazina maguritsano na kumena ngagusatura ayo masangana n'indazi z'ijana wari cyo na Mbese utagutatera kungana. bambwa se mpagura n'ishira se kwa amabyo Yakandu ko gucara kuri Tunduje gukora maguru ya karere. ibyo nibyo bagutumye Baragutoraguye niba barakubuye. unga amagambo yawe Umwe nawe nagucinya hamwe n'imbuga we. Wakarangana mbese ugiraga nyoka.
Ko muri ahantu nashaka hano. Ko muri aha. wowe anje Njyewe. nje gushaka wowe Njyewe. Mbwira nyine ngaha. You think say they wise? amakuru se Neza. uranzi Ariko ntabwo muzi. bigiye banyita nka Mista na Gaju Najua muzi. janda gumuzi ntugira ku ruganda rw'imyenda no hirya Ntabwo muzi hano nakubona. cyo umusirikare ntuwishindare Njye nakubona ahubwo mbwira icyanjakiraga ngende ndi mu nyina mani. You think say they wise? cyo nagushakiraga nje kumutereta Kureta? Aho ndireka neza. You think say they wise? Kani? uri mwiza Neza. Nta kindi? Nta kindi? amakuru ganyu Oh my God! Aha, mama simuziranye. mbona ndamuzi cyane Uza kumureba si ahubwo izi ndebe. Uza kumureba. kuvuga nabi kandi Sambwira ngende ndi gukora ku. uretse gato siko bigenze tusikati niba mbonye urukumbazijwe nk'unyibazijwe ibibazo bigenze rero byaginjuti ndikumva bitari kuvamo akumenya ukizi ubucuti arabwomereye kaduhindure dukirege bashuje n'abashuje gusa njye bikubwiye ntabwo ari bwemere gutamo bashije nese icya mbere nibwo muvuganye bwa mbere we ntagarura gutereta ngo ni wowe ugomba kumubwira muzi maze kumwe ngo mvuge ibintu by'ubushuti kandi nshaka ko abashije wanyu nakubwiye ngo ubwo bushiri burava kuki murabaza mu bucuti mubwire ngo bibaye byiza yakiraho n'akantu k'ubushiri gute mwagute aribyo ibyaye byanjye biriho njye mbwire neza iby'ubushiri by'ubushuti nibyo kumaze wakubwiye yo kubwira n'ibipfa niguranyicira amafaranga ukagenda subira gitore akubwiye ngo kisi kumubwira akambwira ngo amakuru ganyinara nese byanjye nabishe mu tuje kureba nyine nzi ko nkamubajije none nde genda mubwire kumva mubwire ubwo ugenda uretse ndi kubura ibyo mubwira genda urameze ijwi siko nakubweza iryo baga rya mbere nurangiza mubwire ngo wari umuturanyi wanjye twaba inshuti umuturanyi wanjye inshuti ng'umuturanyi wanjye kugira ngo n'ejo bundi akantu kose karaba kakabazongera kudepa gutyo oya genda umubwire ngo wahise tukaba inshuti ejo bundi akabazo katazaba cyangwa yanki ibintu biba bakeneye ubufasha bwanjye kwa kundi umubwire anje aba You think say they wise? anje Oh my God! anje Ah, banyemerera ubusheri na kwari igihe ubushuti bwa depana ikibazo cyanjye iki? ugize ikibazo Iki? wanyemerera ko ikibazo cyawe kidepana ugize ikibazo kidepana? n'ubusheri hamwe n'ubushuti Iki? Mbwire neza ntabwo ndi kumva. Sobanura yego nibyo ndi gushaka kuvuga ubushuti bugize ikibazo bwakenera depanaje y'ubusheri abasheri ariko ntabwo wuzi. oya tuzuye pe tuzuye bana rambe mwibaza ngo mfite ibirangwa 34 no mu burebure nabwo barapimye basanga ngo ni metero enyera Ni muremure da. ndi muremure cyane ara iwacu ndani mukarina iwacu ni mu mugi Nta kindi usigaje si mugende. bo akabazo ndikakudepana
abaturanyi mu bushuti oya ubushuti iyo bwaje akabazo kakagudepana mu baturanyi kandi ubushuti ubushuti n'abaturanyi mu bavandimwe ngiye gusura urubuga aremye izere ko yemeye ubushuti arabwemeye byarangiye nta kindi gisigaye rero ubushuti bwe yabwemeye nta kindi gisigaye nubwo nabivuze ibi ko utavuze tubushuti abo ngiye kubivuga Vale, vou kubyikora n'ubundi byakuranye urebe ukuntu ujya kubigenza beko nako kajya gagaragara muco mwakira abantu bashasha mutazi kwitandeze wowe witwa kwita Enjo witwa nawe bitandi marayika nk'uko babivuga ubasa abantu utazi se uri kuza kurebera Imana yaremye byiza nabyo bibaye ikibazo wari uri hano hanze sora kwireba njyewe rero banyita Sajya banyita Gaju bita izina ryose ushaka ari bitewe n'umutima ushaka hagati aho rero ndi umugenzi ndi umuturanyi mfite hano hafi kinyuza hano aragapangu unyuraho k'amabati gasuye oya nta kibazo nari gutambuka nuko tunaremve kure hano haruguru ariko ntago byari bikabije ariko nzaza mbipange neza nje gusura nshaka kwakira abantu God have mercy upon us. wamfira ku bintu byanjye mwature ngo bihobera mfira ku bintu byanjye umwana wanjye kwa mufasha ngo wamfira ku bintu byanjye n'ubiki bo wanje Genda kubyengo. Hello guys, umeze mute? Ibingubi ni NAJUA wanyu nk'ibisanzwe. Nizere ko iyi video yagushimishije. Niba wayikunze kanda like, unayikorere share ku nshuti zawe kugira ngo nazo ziyibone. Kandi ikindi cy'ingenzi kanda subscribe kuri channel yacu NAJUA Empire kugira ngo ujye ubona video zose zisohotse kuri NAJUA Empire. Mwibutsa ko izi comedy ari NAJUA Comedy ndetse n'izindi filime nyinshi tubanyurizaho kanda subscribe kugira ngo ntuzacikwe n'izindi zazikurikiraho. Murakoze cyane.